kwa upendo wako, kwa rehema zako, kwa ulinzi wako Baba, tunakushukuru. Tunakushukuru Baba, tunakushukuru Yesu, kwa upendo wako, kwa rehema zako, kwa ulinzi wako Baba.
nziza yangiriye neza mutima wanjye imbazi y'Imana yangiriye neza mutima wanjye imbazi y'Imana ni nziza 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 yangiriye neza mutima wanjye imbazi y'Imana. Haleluya, haleluya. Imana yacu ihabwe ishimwe n'icyubahiro mu izina rya Yesu Kristo. Ndishimye cyane kubona hano turi abana batoya bangana gutya, ariko mukaba mutuje kandi mumeze neza gutya, sibyo? Rero kugira ngo tugire ituza, murabizi umwana yakubaganye ntabwo ari byiza. Umwana yagize gute? Yakubaganye ntabwo ari byiza, kandi umwana ukubaganye arahanwa. Rero turi abana b'Imana, twitonde kugira ngo aya mateno yacu y'abana bato, twegereye umubyeyi wacu. Umubyeyi wacu mumuzi ni Yesu Kristo. Yesu Kristo nawe avuze ati mureke abana bato bansange, n'abana bafite udute bari hirya batuzane basubiza hano hanze hino kugira begere abandi, sibyo? Mwegere abandi ngo mutaza kuza kutuyombera, mwegerane. Rero njyewe ndashaka kugira ngo tuze kwiga amagambo makeya kandi amagambo meza, sibyo? Aradufasha kugira ngo tumenye ko tugomba kwitwara, tumenye ko tugomba kugenda, tumenye imibereho ya Kristo muri urugendo rwacu. Amen. Hano muri mwe bwari buri ufite imyaka 10 arimo? Okay, barimo afite 10, ngira ngo ufite imyaka myinshi ni 11. Abandi ni batoya 11 barimo, ab'imyaka myinshi ni 11 kumanuka. Abandi bakuru nabo bagiye kuganira n'Imana, ndetse kuko urumva n'abantu bakuru nabo bafite ibyabo, nako dufite ibyacu, ariko byose ni ibyacu kuko bituzanira ibyiza. Amen. Bituzanira ibyiza. Rero barimo bakuru bazoye baturebera abana bakubagana, bambwire nge nanjye nkunda umwana ukubagana, kandi n'Imana nayo nagije kunda umwana ukubagana. Amen. Ubushize babigishe ngo iki? Ndebe ko mujya mwibuka ikimwe gishize, ndi kwajya wowe kwita Benja, umufure wacu muzaba pastor. Nuko ijuru nukurikorera ukajya ukora n'imbaraga zose, sibyo? I wish wewe gusenga. Benja wowe twishe mu iki? Guhana Imana hakiri kare. Guhana umwana hakiri kare ni byiza. Mwumvishe Benji ko navuze ngo guhana umwana hakiri kare. Urabona nk'abana kuntu bangana, buriya rimwe abana bajya kubagana bagatokinga too much bari mu rugo, ugasanga bamekinze mess mu rugo. Burya rero Benji barabivuze neza ngo guhana umwana hakiri kare ngo ni byiza. Ariko na mushiki wacu yatubwiye ngo, mwumvishe ko navuze? Yavuze ngo iki? Avuze babigishije ngo gusenga. Gusenga si byiza? Gusenga ni byiza. Reka rero dusome amagambo yacu gatume dusenge. Burya mujya mwibuka, mufite ubwenge, kandi Imana ijye bakomeza, Imana ijye ibahereza umugisha. Amen. Imana ibahereza umugisha, kuko Yesu Kristo aravuze ati mureke abana bato bansange. Abana ni beza, abana ni beza. Mujye mureka gukubagana, mujye mureka gukora ibintu bibi, kuko abana ni beza, n'Imana bashaka. Amen. Ababyeyi barabashaka, Imana abashaka. Abana ni beza, abana ni umugisha. Mujye mureka kubabaza ababyeyi, sibyo? Reka tugane amagambo makeya rero kugira twere kubakereza. Amagambo yanditse mu gitabo cya Hoseya, ariko se ko mbere Benji reka dufasha gusobanura. Mwese buri ko mungana gutya mujya mumva Ikinyarwanda. Ntabwo mukemera ko basobanurira, ariko biba byiza dufata umwanya mutoya, kandi byiza ko namwe mwese mumenye Ikinyarwanda kugira ngo muzaba muri ku mashuri namwe mujye muraganira. Ni byiza gufata umuco wanyu, ugafata umuco w'ababyeyi
mukare kujya mujya mu kwiga ibyongereza byinshi, muzamenya icyongereza, ariko mujye niba muri mu rugo mujye muganira n'ikinyarwanda, sibyo? Ikibazo ni cyiza, nirwo rurimi ruduhuza nkatwe abantu twavuye muri Afurika, ntabwo twateze muri Afurika twivuga ikinyarwanda, twe turaganira. Niyo mpamvu nsigaye mbona batakibasobanurira hano, mbega mwese muri kumva muri kunyumva, nibyo? Imana bamugisha rero. Happy waravuze ati tubukumva rwose, inyuma muri kunyumva. Imana bamugisha rero. Hano tugiye gusoma amagambo meza yanditse mu gitabo cya Hoseya. Munega amatwi, nta mwana nshaka ko akubagana cyangwa asohoke, nta mpamvu. Mwicare mutuze, ndafata iminota mikeya, iminota 10 yonyine, okay? Murebe ku minota, iminota mikeya yonyine. Mwicare, ntagire umuntu usohoka, ntagire umuntu ukubagana. Muri kunyumva neza? Ngiye gufata iminota mikeya. Mumureke haracyari abana batoya, abana mw'abana batoya b'imyaka 2, imyaka 3, nyangaye. Ni byiza, ariko ni byiza ko barebera kuri bakuru babo bakicara bagatuza. Igitabo cya Hoseya 6 umurongo wa mbere. Ni Hoseya, muri kurega amatwi. Hoseya ibice 6 umurongo wa mbere kugeza ku wa 3. Hoseya ibice 6 umurongo wa mbere kugeza ku wa 3. Turasoma twubashye Imana mu izina rya Yesu Kristo. Ngaho duhaguruke rero. Wima twubashye Imana. Amen. Dusome mu izina rya Yesu Kristo. Nimuze tugarukire Uwiteka, kuko ari we wadukomerekeje kandi niwe uzadukiza, niwe wadukubise kandi niwe uzatwomora. Azaduhembura tumaze kabiri, ku munsi wa 3 azaduhagurutsa, kandi tuzabaho turi imbere ye. Dushishikarire kumenya, tugire umwete wo kumenya Uwiteka. Azatunguka nk'umuseke utambika, nta kabuza azatuzaho ameze nk'imvura y'itumba isomye ubutaka. Amen. Twicare. Imana umugisha. Mwicare muce bugufi dusenge. Amen. Urakoze Mwami wacu Yesu Kristo, ugize neza kuko utwemereye ukadureza kano kanya ko kongera kubumbura ibyanditswe byera ndetse no kubasha gusoma amagambo yera. Twumvishe ijambo ryawe, emera umanurwe no kudukuriramo umutsima utunga ubugingo bwacu, maze akanya gato turamara imbere yawe kabe akumugisha. Utugenderere, utuyobore, uduhe umutuzo n'umutekano, kugira ngo ijambo ryawe ribashe kutugenga, ribashe kutuyobora, ritubere ingabo kandi tubere inkoni, ritubere ibyishimo, ritubere umunezero. Emera ubane natwe, utwita muri byose, utangira rwego tukugireho umugisha. Tubyambaje mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Amen. Twumvishe amagambo meza. Amagambo meza aravuga ati nimuze tugarukire Uwiteka. Uwiteka timumuzi, siwe Mana yacu, ngo nimuze tugarukire Uwiteka. Ariko ku murongo wa 3 niyo magambo ngiye kubaganiriza uyu munsi. Mubitega amatwi neza mubyumve. Nibyo bazabaza ku cyumweru gitaha, bazabaza ngo twize ngo iki. Muzababwira ati twize amagambo avuga ngo dushishikarire kumenya Imana. Vuze ngo iki? Dushishikarire, musubiremo. Dushishikarire kumenya Imana. Dushishikarire kumenya Imana. Kumenya rero ni ijambo ryiza. Gushishikara, ndatubwira ijambo gushishikara ni iki? Baratubwiye ngo dushishikarire. Gushishikara ni iki? Ninde muri mwebwe umva muri abahanga pe mumbwire gushishikara ni iki? Joy ati ngewe rwose ndabizi. Joy, gushishikara ni iki? Gushishikara no kumenya. Aravuga ati gushishikara kumenya. Uriya mukobwa aravuga ati ndabihakanye. Hajya bakwita Esther. Oh, Esther. Kobwa wanjye rwose Esther. So uravuga ati wapi? None gushishikara ni iki?
urivuga ati ngende kumva nabivuga. Ese aravuga ati ya ntabwo gushishikara no kumenya ahubwo gushishikara. Kuko rero Bibiliya tubwiye ati dushishikarire kumenya. Ese nindatubwira iryo jambo birakomeye aho ngaho mu cyatekerezaho. Icya kabiri kugira umwete, ko biravuze ngo dushishikarire kumenya tugira umwete. Kugira umwete ni iki? Ese ari kuvuga ati nge nabivuga nta wundi namwe datariye ayo wowe Yefta aravuga ati ndabizi. Ese na Yefta babyumvishe bonyine. Kugira umwete umwete ni iki? Nura muki wacu umukobwa wakumbuka nawe ati nanjye nyama nabivuga. Ese kugira umwete ni iki? Ngo kugira umwete ngo ukora vuba mu bintu byose ushaka gukora mu muhamashyi ariko. Amen. Kugira umwete ni cyo gushishikara, no gushishikarira ikintu ushaka gukora. Amen. Ukashyiramo imbaraga ukagikora. Arakivuze. None no kuvuga gushishikara naho ni ukuvuga ngo gushishikara ushaka ikintu. Uri kumva iyo ukeneye ikintu kababwira ushaka ikintu. Simuze mushaka iyo harimo umwana wo gusaba mama nk'ikintu runaka cyangwa papa. Kavuga ati ukamusaba none. Ejo bwacya ukongera ariko papa bya bindi nakubwiye ntabwo wabimaye. Ejo bundi ukongera ariko mama ko papa namubwiye ngo ngurire kaka nuza kwatakamaye. Icyo gihe gushishikara sibyo? Uri kubishishikarira uko ubishaka. Natwe rero turashaka kumenya Imana. Ijambo ry'Imana tubwiye ngo niba dushaka kumenya Imana nidushishikare. Amen. Dushishikarire kumenya Imana. Kandi niba dushishikaye kumenya Imana tubigiremo umwete. Amen. Nubwo turi abana bato ariko ko ijambo ry'Imana rivuga ngo mureke abana bato bansange. Nimba Imana avuze mureke abana bato bansange, nabo mubigirire umwete. Amen. Nabo mubigirire umwete. Mushishikarire kumenya Imana. Amen. Iryo jambo turi kwiga muri iki gitondo. Dushishikarire kumenya Imana. Mu byo dushaka byose, mu byo twifuza byose, hari igihe ujya kumva umwana avuze ati mama ndashaka indazi, mama ndashaka bombo. Ibyo byose ushaka bishyira uruhande, umanze ushishikarire gushaka no kumenya Imana. Amen. Imana. Ninduze Imana. Ninduze Imana. Ati twese turayizi. Yagukoreye iki? Nimba uyizi yagukoreye iki? Happy. Imana urayizi yagukoreye iki? Yakoreye ijuru. Yamukoreye ijuru. Wowe yamukoreye ijuru. Ayne puru. Yaraturemye. Amen. Mu muhamashyi. Imana yaturemye. Undi yakoze ibitangaza. Ati akora ibitangaza. Esther yaraturinze. Mu muhamashyi. Imana ikora ibitangaza ikaturinda si kw'icyubahiro. Yefta yaradupfiriye. Mu muhamashyi menshi. Amashyi menshi. Ati yo Mana yaradupfiriye. Muri abanyabwenge kandi muri abana beza. Ibyo bivuga byose ni ukuri. Imana yacu igira neza. Rero nawe aratubwiye ati mu gitabo cya Hoseya umuhanuzi w'Imana avuze ati nimba Imana yadupfiriye, Imana ikaba yaratumenye, Imana ikaba yaturemereye ijuru nk'uko Happy abivuze, Imana ikaba yakoze ibitangaza nk'uko mwene data gift avuze, Imana ikaba yadukoreye imirimo myinshi nk'uko Esther avuze ati Imana yaturinze, nk'uko harya Puro avuze ati Imana Puro aravuga ati Imana yaraturemye. Byose ni byiza. Noneho umuhanuzi w'Imana atubwira ati none kubw'ibyo byose, kubera ibyo byose natwe baradusaba dushishikarire kumenya iyo Mana. Amen. Bibiliya mu gitabo cya Hoseya 6:1-3 haravuze ati dushishikarire kumenya Imana. Noneho hepfo akavuga ati nyuma yo gushishikarira kumenya Imana tugira umwete wo kumenya Uwiteka azatunguka nk'umuseke. Uwiteka mu gihe mutazi
ejo cyangwa ejo bundi igihe runaka ngazaza nk'umuseke. Amen. Umuseke utambika. Ngo nta kabuza azatuzaho ameze nk'imvura. Bazi ko imvura itungurana mukumva ngo imvura ikaba iraguye, ngazatuzaho ngameze nk'imvura. Kandi murazi ko Uwiteka bavuze ngo Yesu agiye kuza, kandi ubwo azaza ntawe ubizi, ntawe uzi umunsi. Azaza nk'umujura, siko aravuze. Nibyo. Nimba azaza rero mu gihe tutazi, twitegure tujye tureka gukora ibyaha. Bibiliya yavuze ngo umwana usakuza, umwana ukubagana, umwana ukora ibyaha azagira ute? Azarimbuka, azajya mu muriro. Umwana ukubagana akora ibyaha azajya mu muriro utazima. None ubwo Yesu agiye kuza kandi akaba atabizi, kandi akavuga ati mureke abana bato bansange, ntabwo azatwara umunyabyaha. Muri kubyumva neza? Ntabwo azatwara umunyabyaha, azatwara abana bakoze neza, azatwara abana bakiranutse, azatwara abana bubashye ababyeyi, azatwara abana bumviye ababyeyi, azatwara abana bumviye Imana, abana bakiriye ijambo bagatura mu ijambo, bakareka ibyaha, bakava mu byaha, bakamenya icyo Uwiteka ashaka. Ngo dushishikarire kumenya Imana kandi tugire umwete wo kumenya Uwiteka, kuko Uwiteka azabana natwe. Navuze ati Uwiteka yakoze ibitangaza, Uwiteka yaraturinze, Uwiteka yaraturemye, Uwiteka yaturemeye ijuru. Ibyo muvuze byose ni byiza kandi nanjye ndabyemeye. Imana ibamugisha mu izina rya Yesu Kristo. Umva, reka mbabwire mwese mwikomera amashyi. Amen. Rero mu gitabo cya Zaburi haravuga ati kubera iyo mirimo Uwiteka adukoreye, ko iyo bitangaza Uwiteka adukoreye, abatubwira ati dushimire Uwiteka kuko ari mwiza. Amen. Kuko imbabazi atugirira ari nyinshi. Niyo mpamvu ntabwo dukwiye gushishikarira kumenya iyo Mana, tukagira umwete wo kumenya Uwiteka. Imana yacu ibahereze umugisha mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Hari indirimbo ijya ivuga ngo, simuyizi? Hari indirimbo ijya ivuga ngo Imana yacu ishimishwa n'abana bato. Iyo ndirimbo ntabwo muyizi se? Imana yacu ishimishwa n'abana bato. Ngaho bana bato, reka turirimbire Imana yacu, maze Imana ishimishwe natwe tubashe gushimira iyo Mana. Bebe, komera sha. Imana yagukunda. Komera komera. Ngaho sha tubwira akaririmbo batirimbisha. Natwe kagaciyemo umwana wacu yaraguye munsi y'intebe. Ariko nta kibazo. Akaririmbo katirimbisha. Imana yacu ishimishwa n'abana bato. Gatere bakikiriza. Imana yacu ishimishwa. Imana yacu ishimishwa. Imana yacu ishimishwa. Ishimishwa n'abana bato. Imana yacu ishimishwa. Imana yacu ishimishwa. Imana yacu ishimishwa. Ishimishwa n'abana bato. Imana yacu ishimishwa. Imana yacu ishimishwa n'abana bato. Imana yacu ishimishwa. Imana yacu ishimishwa. Imana yacu ishimishwa. Ishimishwa n'abana bato. Imana